kurengana. Yesu arenze amakosa bagushyira kurengana. Yesu arenze ufite ariko areba mwene so ugatangira kuvuga ngo uriya arashaka gukura mu nzira ngo kugira ngo iki ni cyo kugira ngo Imana yongere itume ongera kugirirwa icyizere. Birasaba kongera ugahindura ingeso zawe, ongera utekereze ko Yesu ashimwe cyane. Nshuti bavandimwe, kanizere ko muguwe neza muri mu bice bitandukanye by'isi, abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda mudukurikira. Imana ibamugisha, mbese ndavuga abantu bose bumva ikinyarwanda, Imana ibashyigikire. Kandi na bamwe dukomeje urugendo rugana mu ijuru, dukomeje inzira y'umusaraba, Imana iguha umugisha. Nawe udukurikiye bwa mbere kuri channel Uwarokowe TV, Imana iguha umugisha. Nawe dusanganwe ku Uwarokowe TV, nkusabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nawe dufasha gusenga Imana kugira ngo dukomeze gutambutsa ubutumwa bwiza kuri iyi channel. N'inkunga ikomeye kandi wumve ko tugushimiye tubikuye ku mutima. No kuri mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, turabakunda cyane kandi tubifuriza ibyiza muri Kristo Yesu. Munyemerere twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko dutangire dusenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, uri Imana y'ijambo, uri Imana y'isezerano, urakomeye, uri hejuru ya byose. Yesu, izina ryawe data riratangaje, kandi izina ryawe risumba andi mazina yose ari mu isi. Mwami Imana yacu, nongeye kugaruka imbere y'ubwoko bwawe. Ndabizi neza ko iri jambo rigera ku bantu benshi batandukanye. Reka buri muntu wese Mwami abashe kugira icyo akuramo, kandi abashe kunyura mu nzira ikwiriye ko akwiriye gucamo. Reka udutandukanye n'ibidutandukana, ubwiza bwawe ukomeze kudushyigikira. Bana n'ababyeyi, bane n'abapapa, bane n'abasore n'inkumi, komeza kuba mu ruhande rwacu, kandi ukomeze kutwambika ineza yawe. Ni mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko dutangira gusoma ijambo ry'Imana, hano hari umuririmbyi urimo uramfasha muri iyi minsi. Ntabwo mfite ijwi rikomeye ryo kuririmba, ariko ubashe gutekereza no kumva ubu butumwa bugiye guturuka muri iyi ndirimbo. Umuririmbyi aratubwira ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ati ubwo Yesu yinjiraga muri njye, ati none mu mutima wanjye, ati huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Uyu muririmbyi atekereje neza iminsi ya kera, ubwo yarakimara guhindukira, akimara gutangira inzira y'agakiza, aravuga ngo sinzibagirwa umunsi Yesu yankuye mu busa akanshyira mu kuri. Sinzibagirwa umunsi Imana yankuye mu bidafite umumaro ikanshyira mu bifite umumaro. Ati sinzibagirwa umunsi Imana yankuye mu mwijima ikanzana mu mucyo. Ati ubwo Yesu yinjiraga muri we, bivuze ngo yari atangiye kubona impinduka zitandukanye n'impinduka arafite kera, atarabasha gusobanukirwa inzira y'agakiza, inzira y'umusaraba. Aravuga ngo ni igitangaza, ngo ni igitangaza. Ati kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Ati ni igitangaza, ati ni igitangaza, ati njye munyabyaha, ati nahawe agakiza. Imana itugirire neza cyane. Yarabizi neza ko bishoboka ko yari umunyabyaha, atari bubashe gusobanukirwa cyangwa se atari yemerewe kubona agakiza umwami Yesu Kristo atanga. Birashoboka ko nawe utarakira Yesu umwami n'umukiza. Hari benshi bakubwiye ngo ntabwo bishoboka ko wabasha gukurikira uyu mwami, cyangwa se ntibishoboka ko wahabwa aka gakiza bitewe n'ingeso wanyuzemo zitandukanye, bitewe n'ibyangwa n'amaso y'Uwiteka wabashe gukora bitandukanye. Ndagira ngo nkubwire ngo ariko kuko umwami Yesu agukunda, birashatse kuvuga ngo birashoboka ko nawe yaguha agakiza k'ubuntu. N'agakiza tutahabwa n'ababyeyi bacu, aka gakiza nawe umwami Yesu arashaka kukaguha muri aya masaha, arashaka kukaguha muri ibi bihe, bitewe n'aho uri kunyumva uri, cyangwa se umwanya uhagazemo. Imana ishimwe cyane. Igitero cya kabiri avuga ngo mu magana menshi y'abanyabyaha, ati yantoranyijemo, ati ngo mbe inshuti ye, ati naramuhowe, ati ndamuririmbira, ati zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Umwami Yesu arashaka kugutarura, arashaka kugukura mu maboko y'abanyabyaha, arashaka kugukura mu bidafite umumaro akagushyira mu bifite umumaro, arashaka kugushyira mu bwiza bwe, arashaka kugukura mu nzira zidahesha Imana icyubahiro, arashaka kugukura mu bubata bwa Satani kugira ngo agushyire mu mucyo w'Uwiteka. Nshuti muvandimwe, iminsi duhagazemo cyangwa se iminsi turimo none iragoye, iraruhije. Birasaba ko utekereza neza aho uhagaze none, ugatekereza igihe uzaba utagihagaze muri ubu buzima, ubuzima uzaba uhagazemo. Ese uzaba uhagaze mu buzima buzima cyangwa uzaba uhagaze mu buzima bwapfuye? Imana ishimwe cyane. Tujye gusoma ijambo ry'Imana tudatinze kugira ngo twumve icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo.
ni ijambo turasanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana n'ibice 8 turasoma ku murongo wa mbere turihuta cyane twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo rivuze ngo iki? Ijambo ravuze ngo Yesu ajya ku musozi wa Erayoni kuri kabiri ati azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero abantu bose baza aho ari ati aricara arabigisha. Kuri gatatu aravuze ngo abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana ati bamuta hagati ati baramubwira ati mwigisha uyu mugore bamufashe asambana ati kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwica amabuye abakoze batyo, none wowe uravuga ngo iki? Ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega, ariko Yesu arunama yandika urutoki hasi. Imana ishimwe cyane. Izi ni inkuru zikomeye cyane. Aho Yesu yari mu rugendo rw'ivugabutumwa cyangwa se yari mu rugendo rwo kubasha gukiza no kubohora ababaswe n'ububata bw'ibyaha cyangwa se ababaswe n'ingeso mbi, abandi bose umwanzi Satani yatwazaga igitugu. Uru rugendo Yesu rwari rwo kugira ngo abashe kubaha ubuzima, abakure mu bapfuye, abaha ubuzima bukomeye. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo nawe umaze igihe ku musozi utakundwa n'abantu cyangwa se umaze igihe ku musozi waratakarijwe icyizere, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kongera gutuma ugirirwa icyizere muri sosiyete. Imana iracyagufitiye icyizere. Icyambere no guhindukira. Bishatse kuvuga ngo yari ku musozi wa Erayoni, nuko ngo abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore. Ndagira ngo mubwire ngo uyu mugore bamushinjaga icyaha cyo gusambana, ngo bari bamufasha asambana. Batangira kubwira Yesu ati uyu mugore ati yafashwe asambana, ngo ariko mu mategeko ya Mose harimo ko umuntu wafashwe asambana akwiye kwicishwa amabuye. Bishatse kuvuga ngo birashoboka ko bitewe n'ibyo wakoze benshi bifuza ko wakwicishwa amabuye, benshi bifuza ko utabasha kuba muri sosiyete. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyashaka kuguha irindi hirwe ryo kugira ngo muri sosiyete wongere ugire agaciro, mu muryango we wongere ugire agaciro, mu bavandimwe wongere ugire agaciro, mu gihugu wongere ugire agaciro, mu kazi ufite wongere ugire agaciro. Ndagira ngo wongere utekereze neza ko Yesu niwe gaciro kawe. Yesu niwe ujya ubasha gutanga agaciro gakomeye ku buzima. Ndagira ngo nkubwire ngo hari agaciro gakomeye abana b'abantu batagwa ariko Imana yaguha. Hari agaciro gakomeye abana b'abantu batakuzanira ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yakuzanira. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Nuko ngo Yesu arebye ibyo barega uwo mubyeyi, Yesu arebye ibyo bakurega muri ibi bihe, Yesu arebye ibyo bagushinja urengana, Yesu arebye amakosa bagushyiraho urengana, Yesu arebye ubuzima ubayemo bugoye, Yesu arebye urushako washatse ukuntu rugoye, Yesu arebye ku musozi utuyeho ukuntu wangwa, Yesu yongeye kureba ku musozi uhagazeho ukuntu ubuzima bwagucanze, ngo nuko yandika hasi ngo arandika. Ndagira ngo nkubwire ngo mu kwandika buri muntu wese yarondoraga areba ibyo yakoze, yarondoraga areba ati wowe wakoze ibi, wowe wakoze ibi, ngo nuko ngarababwira ngo muri bose umuntu utarakoze icyaha, haleluya, ngo nahere kwa mutera ibuye, ngo nuko arunamuka buri muntu wese arebye, ngo nuko hashize umwanya, ngo yunamye, ngo yunamutse areba bose asanga bagiye. Abaza wa mugore ati ese babandi bose bakuregaga, babandi bose bari barimo gushinja ibyaha bagiye? Ngaramubwira ngo ntabwo mbizi, cyangwa se bose babashe kugenda kuko buri muntu wese yasanze ari umunyabyaha. Ndagira ngo nkubwire ngo mwene data nshuti y'umusaraba, birashoboka ko ukijijwe ariko jya wirinda guca imanza, kuko hari byinshi bizatuma ucumura, hari byinshi bizatuma utandukira ubwiza bw'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo aba baregaga uyu mugore bo bari babizi neza ko arabere ku Mana. Birashoboka ko bumvaga ko bakijijwe, bumvaga ko nta kosa bafite. Birashoboka ko nawe wumva ko nta kosa ufite, ariko wareba mwene so ugatangira kuvuga ngo uriya ati ntabwo ashobotse, ati ntabwo, nyamara bishoboka ko Imana ishaka kumugirira neza. Nshuti muvandimwe, nubwo umaze igihe mu ngeso zikomeye, nubwo mumaze igihe mu ngeso ziruhije, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kuguha ubuzima buzima. Imana irashaka kongera kuguha irindi hirwe. Nubwo warezwe byinshi, nubwo wabashije gushyirwaho inzandiko nyinshi, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka kongera kumanura izo nzandiko. Imana ishimwe cyane.
haleluya. Ngo nuko Yesu ngo aramubwira ati haguruka wigendera amahoro, atariko ntukongere gukora icyaha ukundi. Ndagira ngo nkubwire ngo ikibazo si ibyaha wakoze, ahubwo ikibazo ni ukumva ubu butumwa ukaguma mu byaha. Ikibazo si amakosa wakoze, ahubwo ikibazo ni ukumva ubu butumwa ugakomeza ukaguma mu makosa. Ikibazo si igihe umaze warasambanye, si igihe umaze usambana, ahubwo ikibazo ni ukumva ubu butumwa ugakomeza ugasambana. Ikibazo si igihe umaze wiba, ahubwo ikigihe nicyo cyo kugira ngo ubashe guhinduka bitewe no kumva ubu butumwa. Haleluya. Ikibazo si igihe umaze usenya ingo z'abandi, ahubwo iki gihe nicyo cyo kumva ubutumwa kugira ngo uhinduke. Ikibazo si igihe umaze utwara abagore b'abandi cyangwa se abagabo b'abandi. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo wumve ubutumwa kugira ngo uhinduke. Imana ishimwe cyane kandi Imana itugirire neza. Imana itwambika imbaraga, Imana ikwihishurire, ikwambika imbaraga zo gusobanukirwa no kumenya ubwiza bw'Imana. Nagira ngo nkubwire ngo Imana iracyafitirirwe ku buzima bwawe, irashaka kongera nubwo watakarijwe icyizere muri famiye, nubwo watakarijwe icyizere mu miryango, nubwo watakarijwe icyizere mu nshuti zawe, ndagira ngo nkubwire ngo iki ni cyo gihe kugira ngo Imana yongere itume ongera kugirirwa icyizere. Birasaba kongera ugahindura ingeso zawe, ongera utekereze ko hazaza hawe, ahazaza hawe hafitwe mu biganza n'Uwiteka. Nshuti muvandimwe, ahazaza hawe hafitwe mu biganza n'Uwiteka. Ndagira ngo wongere utekereze ku mbabazi z'Imana ziracyariho. Ongera uhinduke kandi uhindukire, ongera uve mu byo wibwira, kuko ijambo riratubwira ngo kuko Uwiteka azi inzira z'abakiranutsi, ngo ariko iz'ababi zizarimbuka. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka arashaka kukujyana mu nzira z'umucyo, arashaka kugukura mu nzira zo kurimbuka, arashaka kugukura mu nzira z'abanyabyaha, arashaka kugukura mu nzira z'abakobanyi, arashaka kugukura mu nzira zidatunganiye Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe birashoboka ko hari ibirego byinshi ugiregwa imbere y'Uwiteka, ariko Uwiteka hari igihe ajya abasha kubitesha agaciro. Hari inzandiko nyinshi Satani ajya abasha kukurega imbere y'Uwiteka, ariko hari igihe izo nzandiko zose Umwami Yesu ajya azitesha agaciro kugira ngo ubashe gutambuka. Imana ishimwe cyane. Nyemerera dusengane Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera dusenga Imana kugira ngo Imana yongere itange ubuzima bukomeye ku buzima bwawe, kugira ngo Imana yongere ihindura amateka akomeye ku buzima bwawe. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo muri iki gihe duhagazemo, muri iyi minsi duhagazemo, ni iminsi yo gutekereza ku buzima bw'iteka, aho gutekereza ku buzima bwa none. Ni igihe cyo gutekereza ku buzima tuzabanamo n'umucunguzi wacu, aho gutekereza kuri ubu buzima bupfa. Ndagira ngo nkubwire ngo abizeye Umwami Yesu Kristo, babandi bagenze nk'uko Umwami Yesu yabitegetse, abo ngabo bafite ihirwe ryo kuzaba mu gihugu cyo mu ijuru. Ese mwene data, ujye utekereza ahantu uzaba mu buzima buzaza? Ujye utekereza mu minsi yawe ya nyuma yo kuva muri iyi si ahantu uzaruhukira? Imana itugirire neza kandi Imana itwihishurire. Ikibazo si igihe wamaze mu byaha ubyigaraguramo, ikibazo si igihe wamaze uroga, ikibazo si igihe wamaze usambana, ikibazo si igihe wamaze ushyushya inkuru ku misozi, mu inkuru z'abaturanyi. Ikibazo si igihe umaze usenya ingo z'abandi, ikibazo si igihe umaze utabasha kumva no kumvira. Ikibazo si igihe umaze, ahubwo ikibazo ni ukumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ukanga guhinduka. Ikibazo ni ukwanga kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ukanga kuva muri izo ngeso mbi. Ndabizi ko muri iyi minsi ntabwo abantu dukunda kumva ubutumwa butukangura kuva mu ngeso mbi. Ntabwo dushaka kumva ubutumwa budukangurira gukizwa, turashaka kumva ubutumwa budukangurira kubona ibyiza byo muri iyi si. Ese mwene data, urumva iyo Imana izaguha ibyiza uri umusambanyi? Urumva Imana izaguha ibyiza uroga? Urumva Imana izaguha ibyiza uri umwicanyi? Imana itugirire neza. Kuki dushaka ibyiza twebwe tutarabasha kuba beza? Kuki dushaka ineza y'Imana twebwe nta bantu turagirira neza? Kuki dushaka gutabarwa n'Imana twebwe tutaratabara abantu bari hasi? Kuki dushaka ko Imana itwubakira ingo nyamara twebwe dusenya iz'abandi? Kuki dushaka ko Imana idukorera ubukwe nyamara ubwo abandi twarabusenye kenshi?
kuki dushaka ko Imana iduha abagore beza nyamara twirwa mu busambanyi? Kuki dushaka ko Imana iduha abagabo beza kandi twirwa mu busambanyi? Wa mukobwa w'unyumva, wa musore w'unyumva, kuki dushaka ibyiza nyamara tutabiharanira? Haleluya! Iyi minsi duhagazemo nshuti iteye agahinda, irababaje. Iyi si duhagazemo nonaha irababaje, ku buryo usigaye ureba ibintu wabireba nawe ubwawe ukifata ku munwa. Urareba abana b'abakobwa muri iyi minsi, wareba ukuntu biyandaritse. Urareba ababyeyi ukuntu wareba abapapa noneho ukumirwa. Birababaje gusanga umusaza w'imyaka 25 ari kumwe n'umwana w'umukobwa w'imyaka 15, 20. Birababaje gusanga umumama w'imyaka 50 ari kumwe n'umwana w'umusore w'imyaka 15, 20. Nshuti muvandimwe, birababaje iby'iyi minsi. Tugeze mu minsi isa nk'aho igoye, ni ya minsi irushya inaniza abagenzi. Ariko nagira ngo mbabwire ngo mwene data, birasaba kuhindukira ukongera ugatekereza ku buzima bw'iteka. Birasaba kongera ugatekereza neza, aho gutwarwa n'irari ry'iby'iyi si, aho gutwarwa na Satani. Ndagira ngo mubwire ngo ijambo ry'Imana avuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Birasaba kurwanya Satani. Emerera Imana yongere kuyobore. Emerera umuyobozi wawe ari we Yesu Kristo yongera aganze mu buzima bwawe. Yongera ategeka, yongera guha ubuzima bukomeye, kuko ni ubuzima budashira. Niwe soko y'ubuzima. Umwikomeje wese azamurinda kandi azaba amahoro. Nyemera dusengana Imana. Ndagira ngo utekereze neza kuri iri jambo. Ndagira ngo utekereze neza kuri ubu butumwa. Ndagira ngo utekereze neza kuri ubu butumwa. Imana iturengere. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ese waba ushaka guhindukira? Ese waba ushaka kuva mu ngeso mbi? Ese waba ushaka kugirirwa neza n'Imana? Ese waba ushaka kongera kubona impinduka mu buzima bwawe? Ca bugufi dusengana Imana mu izina rya Yesu. Twongeye turagushimiye Mwami Yesu, uri Imana nziza, uri karuhura. Mwami Imana yacu, ubwo uyu mugore bari bamuzanye imbere yawe, bamushinjaga ibyaha n'ibirego byinshi, kandi koko ni ukuri yari yabikoze. Ariko urebye neza usanga n'ababimushinjije nabo ni abanyabyaha. Nuko wandika hasi uravuga ati muri bo utarakoze icyaha anaherekwa amutera ibuye. Bivuze ngo nuko wabonye ko twese turi abanyabyaha. Ariko uwo mugore umugira impuhwe amubwira ati genda mwana wanjye, ati ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ndakwinginze Mwami ngo udufatishe ukuboko kwawe kw'iburyo, ufatishe bene data ukuboko kwawe kw'iburyo, ubambike imbaraga zawe, ubambike ineza yawe, ubambike urukundo rwawe nyiribihe. Turakwinginze kandi turaguhamagaye, nukomeze kuganza no gutegeka. Buri muntu wese akomeze kukubona, kandi buri muntu wese tumusabiye Mwami Imana yacu kuyoborwa n'umwuka wawe wera. Uwiteka Nyiringabo, tubisabye twizeye mu izina ryawe Yesu. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi turabakunda cyane. Amen, amen.